My guy, ngibi ibintu bitanu bituma urubyiruko ruba mu mujyi wa Kigali rudatera imbere. Rimwe na rimwe ubusanga urubyiruko ruba mu mujyi wa Kigali rukunda agashungo. So hari ibigezweho bita ama vibe. So nimba uri umusore cyangwa umukobwa ukaba uba mu mujyi wa Kigali ukaba uzi kuba muri ghetto, ndagira mva aya magambo. Rimwe na rimwe nimba uzi ko wavuye mu ntara ukaba uba mu mujyi wa Kigali kandi uzi ko ukodesha utunzwe no kwambara, ndagira ngo uhagarike ibyo bintu. Ubusanga umusore cyangwa umuhungu aba araritswe kujya mu kabari cyangwa se kujya ahantu hamusaba guspendinga amafaranga, kandi burya ya mafaranga uspendinga mu bintu bitagufitiye agaciro, mu bintu bitagufitiye ejo hawe hazaza, ayo mafaranga ubufeka ariyo yakabaye yakugirira akamaro, ariyo yakabaye yazaguhindura ubuzima ejo hawe hazaza. My friend, nimba ufite mu mutwe ukaba uzi gutekereza neza, ndagira ngo wumve neza aya magambo. Uzasanga hari abantu bamaze imyaka 15 cyangwa imyaka 10 yewe imyaka 5 mu mujyi wa Kigali baraje gukora, baraje gushaka amafaranga by the way, kandi ukaba usanga bakora buri munsi. So hari abinjiza buri kwezi, hari abinjiza buri munsi, ariko ukaba usanga nta kintu kizima na kimwe arageraho. Kabone n'imyenda yambara ntigihinduka, inkweto yo ntigihinduka. My friend, agashungo cyangwa se ikigare, ndagira ngo nimba uzi neza ko nawe bijya bikunda kukubaho kandi ukaba umaze imyaka myinshi mu mujyi wa Kigali, ndagira ngo ikintu cyitwa agashungo ube wakigabanya cyangwa ikigare, kuko ahanini uzasanga tugendana n'inshuti zitari nziza. Usanga tugendana n'inshuti zidushora mu bintu bitari byiza, ukaba usanga nk'inshuti twizeraga cyangwa se inshuti yawe magara ari kujyana mu bintu bitari byiza, nawe yakakujyanye mu bintu bigufitiye agaciro cyangwa bifitiye agaciro iterambere ryawe hazaza, ugasanga ari kujyanye mu buyobe. Rimwe na rimwe ukaba usanga hari nk'abantu baba mu mujyi wa Kigali barasize ababyeyi babo mu cyaro, ukaba usanga ababyeyi babo mu cyaro bajya babirahira bakavuga ingiye mfite umwana aba i Kigali yagiye gushaka amafaranga, yagiye kera afite amafaranga yarakize. I know my friend, nimugapfusha ubusa amasengesho musengerwa n'ababyeyi banyu. Nimba uzi ko umva ushaka gutera imbere, ndagira ngo ujye uzirikana amagambo umubyeyi wawe wakuze wumva kubwira. Burya nimba ari ikintu cyiza, nimba ari ikintu twakunze kugira amahirwe nk'abantu bafite ababyeyi babo, nkeka ko nta magambo mama wawe cyangwa papa wawe yigeze akubwira ubamva yaguca umugongo cyangwa se yaguca imbaraga. Ahanini ubusanga umubyeyi wawe aba yaraguciriye inzira, akakwigisha kubana n'abantu, kubana neza n'abantu, yewe ukiga no kwifatira umwanzuro. Ubusanga urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rutarajya hayi, rutaranywa akantu, nta kintu ruba rwakoze. Ni ukuvuga ngo rutarabona vibe, rutarabona ibyishimo byarwo, nta kintu ruba rwakabona. Ariko uzasanga umuntu aba amaze nk'imyaka 5 nta kintu na kimwe arageraho, nta gasambu, nta kantu kagaragara n'aka na kamwe, nta business afite ku ruhande basizajya imwinjiriza. Ariko ugasanga mu birori bishyushye cyangwa se ahantu hateraniye n'imbaga y'abantu ntiyahabura, akaba atatinya kwinjira muri ahantu habereye igitaramo, akaba yakishyura 50 cyangwa se 100, ariko ukaba usanga nta kintu afite kigaragara. My friend, nimba utekereza utyo cyangwa ukaba ubikunda, ndagira ngo ushyire umutima hamwe. Basi nubwo waba ufite business yawe kwinjiriza ku ruhande, ukaba uzi neza ko 10 ryawe ryinjiye buri munsi cyangwa 7 zawe zinjiye, bro, nimba uzi neza ko ukora ibyo bintu nta kintu na kimwe ufite ku ruhande kikwinjiriza, menya ko wayobye, menya ko wayobye. Rimwe na rimwe ni hahandi usanga umuntu yarifashe akitekererezaho, akareba ko mu myaka 10 amaze i Kigali nta kintu aragera, ugasanga yaniyahuye. Nshuti zanjye, hari igihe natwe iterambere ryacu turigiramo uruhare, hari igihe gutegura ejo hacu hazaza natwe tubigiramo uruhare. Ugasanga hari nk'umuntu wakuze nta mujyanama afite, ugasanga hari umuntu wakuze ari imfubyi, yakuze yihiringa ariko afite icyo yagezeho. Ugasanga ufite ababyeyi bawe bose, ufite umuryango ukomeye, ufite ibintu buri kimwe cyose. Ariko gusanga mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu hose ariko utabiwanyu, ugasanga urandagaye, nta kintu na kimwe urageraho, wavuye iwanyu kera. Guys, ndagira duhumuke mu mutwe, twige kubaka urukundo muri twebwe, twige kubana n'abantu, twige kumenya n'inshuti tugendana nazo. Ngewe cyumva ni Dr. Senga TV nk'ibisanzwe. Ubaye ukunda ibiganiro byanjye, wakabe wakoze like, share and comment. Ku bantu duhurira kuri YouTube, ndi Dr. Senga TV nk'ibisanzwe, ugomba gukora like, share and subscribe. Ndabakunda cyane cyane.